Ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze muri iyi episode ya gatanu ya kane. Duheruka Alisa yitaba telefone ya Patrick yari asohotse hanze, nuko Alisa akayitaba ari sheri wa Patrick wari umuhamagaye. Alisa ayitabye abwira Ange sheri wa Patrick ko ari sheri we. Ubwo Alisa niwe wavuze ko ari sheri wa Patrick, kandi Ange niwe ukundana na Patrick. Urumva aho byari bitangiye kuganisha. Rero duheruka Ange, ntabwo tuzi iyo byagarukiye, ahubwo duheruka bavugana bikagenda gutyo. Ubu muri aka kanya tugiye kureba ibyakurikiyeho. Icyo usabwa wowe ni subscribe, ugakanda like, ukandika na comment, uduha igitekerezo kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza kandi ntihazagire inkuru igucika. Byarakomeje rero aho Ange yahamagaye telefone ya Patrick yasohotse hanze, nuko Alisa akayitaba akavuga ko ari sheri wa Patrick. Alisa yamaze kuvuga ityo, Ange akibyumva yarababaye cyane ku rwego rwo hejuru, ku buryo no mu rugo kurya byamunaniraga, agahora arira. Ababyeyi bamubaza akabura icyo ababwira, agaceceka, ahubwo agakomeza akarira. Ababyeyi birabayobera, bibaza uko byagenze. Alisa ku rundi ruhande ntabwo yigeze abwira Patrick ko Ange sheri we yamushatse. Gusa Alisa ntabwo yari aziranye na Ange, kuko yamenyanye na Patrick bahuriye mu kazi bisanzwe. Nuko mu minsi mike, kwa kundi umusore aba akumbuye umusheri we ashaka ko bavugana, nuko Patrick ahamagara Ange. Ange ntiyamwitaba, arongera acishamo biranga, ariko nimero yo yacagamo, ariko telefone ntibayifate. Ubwo Ange yari yarishwe n'agahinda, nuko Patrick we akagira ngo wenda ashobora kuba atari kumwe nayo, cyangwa se hari ukundi bimeze. Nuko Patrick aragenda abiganiza Alisa, aravuga ati sheri wanjye ndimo kumubura, ariko ndamukumbuye cyane. Nuko Alisa aramubwira ati uramukumbura siki? Ngewe ko turi kumwe, nubwo ndi inshuti yawe, hari icyo bitwaye iyo uri kumbona hari ikibazo ugira kiremereye? Gusa ku rundi ruhande tuzi ko Alisa yakundaga Patrick. Nuko Patrick nawe ati nta kibazo kibirimo, n'ubundi kumuhamagara ni ukuganira bisanzwe, nta bindi byinshi birenze twagakwiye kuvugana. Gusa twabonye ko na Patrick hari andi marangamutima yari yaratangiye kumukurura kubera ukuntu Alisa yamwitagaho. Byarakomeje, ababyeyi ba Ange barahangayitse kubera Ange uko yari ameze bitewe n'urukundo yakundaga Patrick. Nuko babura uko babigenza, barangije bahamagara Patrick. Nuko bagihamagara Patrick baramubaza bati ese ko dusigaye tubona Ange yarababaye, yararakaye, ntabwo akirya, ntabwo akivuga, mbese uba ubona ko ari umuntu ufite ibibazo bitandukanye. Patrick aravuga ati ibyo se byashoboka bite? Byaba byaragenze gute kugira ngo abe yahinduka gutyo? Nuko aramubwira ati, arongera arababwira ati Patrick abwira ababyeyi be ati muri iyi minsi naramuhamagaye, nimero icamo ariko telefone ntiyayifata. Ababyeyi be baravuga bati
ntabwo ashobora gufata telefone na gato. Ubwo agahinda ko karamwishe cyane, yabuze uko agira, natwe turamuhoza bikanga, tumubaza ikibazo afite ntatubwire, ibintu bikayoberana. Nuko Patrick abura icyo akora, abura amahitamo, nuko aravuga ati mumuhe telefone nibura abe yagerageza, twumve ko yagerageza kuba yamvugisha nibura njyewe. Nuko ababyeyi barabimwemerera, bareba Ange ahari, nuko baramwinginga arabyanga, ariko bakomeza kumwinginga, ageze aho yemera gufata telefone. Nuko ayifashe, gusa bari bamubwiye ko ari Patrick umushaka. Nuko arayifata, Patrick akivuga, nuko Ange aramubwira ati ntabwo nkwiriye kuvugana nawe, wa mugome we, wa muhemuwe, mbese amubwira amagambo mabi. Nuko Patrick aramubaza ati njyewe se ndi umugome? Ni igiki naba naragukoreye kibi? Ko nzi neza ko dukundanye kandi urukundo rwacu rumeze neza, ni gute unyita umugome? Ange ararira cyane, abura ikindi yakongeraho. Nuko telefone ayirambika hasi, yanga kongera kumuvugisha. Patrick atangira guhangayika. Nuko arongera avugisha ababyeyi be ati mukomeze mumwinginge, wenda murebe ko yamvugisha. Nuko barakomeza baramwinginga, ariko arabyanga, ahubwo arushaho kurira cyane. Nuko Patrick akomeza kwibaza, ariko biramuyobera. Nibwo yagiye kureba Alisa, amubwira uko bimeze, amubwira ko sheri we ari kwanga kumuvugisha, ahubwo ari kumwita umugome, ari kumutuka, ibintu byayoberanye kandi ntacyo bapfuye. Nuko Alisa nk'umuntu wari utangiye gukunda Patrick cyangwa se wamukundaga, aravuga ati mwihorere, ubwo ni ibimurimo, wasanga buriya hari ibyamuteye cyangwa se akaba afite ikindi kibazo. Nuko Patrick aravuga ati ntawamenya, ahari niko bimeze, gusa nanjye sinzatuza ntamenye uko byagenze, kuko kuba yambwira ko ndi umugome ntazi ngo byahereye he, ntabwo binshimisha na gato. Nuko Alisa aramubwira ati ibyo byihorere, ubu si byo bizagutera umwanya kubera iki? Uzarinda bitekerezaho cyane kubera iki? Ko n'ubundi ubwo hari ikibazo ashobora kuba afite, cyangwa se hari ibindi bintu bishobora kuba byamuteye. Nutakaza umwanya wawe w'ubusa bizagukoraho, ahubwo uzaba uri kwikururira ibibazo. Nuko Patrick aravuga ati sinzi, gusa kubikurikirana byaba byiza kurushaho, gusa njyewe ngomba kubanza namenya impamvu yabiteye, niba afite n'ikibazo mbimenye, cyangwa se niba hari n'indi mpamvu mbe nayimenye. Nuko Alisa nawe atangiramo kugiramo akantu k'ubwoba, kubera ko ari we wahamagaye, witabye telefone ya Ange, akamubwira Ange ko ari sheri wa Patrick. Ubwo muri make ari we wari ufite telefone ya Patrick, kubera ko bari bakundanye. Nuko birakomeza, Patrick akomeza guhangayika, na Ange afitemo akantu k'ubwoba, ariko akomeza kwita kuri Patrick uko byari bisanzwe amwitaho. Na Patrick akicara akiherera, agatekereza ku byabaye. Nuko umunsi umwe arongera akomeza kugerageza kuba yahamagara ababyeyi be, ababaza uko bimeze. Nuko bikaba iby'ubusa, ababyeyi bakavuga ko nta kirahinduka. Nuko hasize iminsi mike,
Ange yari atangiye gutuzamo ukuntu atangiye kuba yatangira yakiyoberekanya kugira ngo yirengagize ibyo bibazo. Nuko Patrick aho bihurirana n'icyo gihe Ange yari atangiye kumera neza. Nuko Patrick aramubaza ati kubera iki wandakariye, wambwiye ko ndakumva cyane. Nuko Ange nawe ati wambwiye ko utazampemukira, ariko ubu nibwo mbonye ko abahungu muri babi. Ni gute nahamagara telefone yawe akaba ari umukobwa uyitaba akambwira ngo ni sheri wawe cyangwa se n'uwo mukundana? Patrick yaguye mu kantu. Ese hazakurikiraho iki ko Patrick amenye ko ari we witabye telefone ya Ange akavuga ko ari sheri? Murakoze, naho muri episode y'ubutaha abakurikiranye iyi nkuru kuva igitangira kugeza igeze ku musozo, tuzahura ubutaha. Gusa banza ukande subscribe kandi like wandike na comment. Bye bye, turabakunda.